Yo, shalom, ndabasuhuje inshuti bavandimwe banyamuryango ba Ado Vibes, mwaramutse mwiriwe muraho abo hirya iburasirazuba iburengera bwaryo amajyepfo n'amajyaruguru y'isi. Ndabasuhuje, ndabahobereye, ndabagumbiriye, mbabwira ngo amahoro y'Imana abe muri twebwe. Uyu ni undi mwanya mfasheho kugira ngo tuganire. Hano ni mu gitondo, ariko umwanya wose mwaramutse mute mwaraye mute, ariko mumbwire shoferi hano arahari ariko aravuga nubwo agomba kuvuga. Ndabaramukije mwese, shalom. Yani wa mujyi umwe wa The Vibe, nkuko mwabyumvishe ndi shoferi nyine ntagomba kuba shoferi abareba byose, ariko nubwo ndi shoferi ndabaganiriza agatwara amaboko akavuga umunwa so ariko umutima ugenzura. Ndakunda cyane, yasinashimwe. Turaje rero kugira ngo twongere tuganire mukanya gato, dufata umwanya tukiganirira, tugasasa inzobe, tuvuga ngo tubazanye ngo mwaramutse mute. So murakoze cyane rero kudutega amatwi. Ntangira nshimira abantu bose bakomeje kudutega amatwi, kandi abantu bose bakomeje kudukurikira. Imana yo mu ijuru, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Ngaho rero dukomeze shoferi ndageramo urebera ahangaha tugeze n'ahantu bita hano bahita ngo iki shoferi ni Victoria na Shepherd. Turimo turagenda tujya ku ishuri, ubwo rero duhisemo kugenda tubereka ibice nyine aho turi tunaganira. Ntabwo ari wenda byoroshye kumenya uvuga ngo buriya se hariya ushobora kuba utahazi, si cyo cy'ingenzi, ariko ni ukugira ngo mu kuganira no kureba byose burya mu mutwe bigira icyo bimara. Wareba ushobora kuvuga uti reka ndebe kiriya kirere, ndebe muri kiriya kirere, reka ndebe muri uriya muhanda, reka ndebe ukuntu iriya modoka igenda. Ibyo bintu ukabihanga amaso, uko ukoresha amaso umwanya ugenda, burya mu mutwe hari ikintu biba birimo gukora. Rimwe na rimwe bishobora kuba birimo kuruhura umutwe uko amaso yakoresha. Byanga bikunda hari ibitekerezo runaka ushobora kwibuza bitari bifite umumaro, cyangwa se hari n'ibitekerezo ushobora guhangaho ishobora kuba wenda bidafite umumaro munini cyane kubifatika, ariko mu bwonko bikaba biri nk'umuti, kuko iyo uvanye igitekerezo kimwe ku kindi bishobora kuba impamvu yo kugarura imbaraga cyangwa se ubumuntu. Urugero, hari igihe uba wumva umutima uri ku gitekerezo kibi, kandi ukumva nta mbaraga ufite zo kukikuramo. Njye muzi ukuntu bigenza, hari igihe bimba nkumva wenda nk'igitekerezo kiraje, nkumva ndi gutekereza kandi sinzi ibyo nibyo bikubaho, nkumva kiraje ariko nkakirukana, rimwe ndimo ngo toka shitani nkumva ikintu nikigenda ewana. Iyo gitenze ukuntu mbigenza njyewe umuti wanjye mpita nishakira akaririmbo, ahita nangira ungari Yesu wabivuze no kitanzasho urumva, cyangwa se nkahita byose bizashira hasigara urukundo, cyangwa nkahita nshaka agastori, cyangwa se nkahita nirebera nyine nkashyiramo akantu nkareba nkareba gusa, kureba gusa gutya. Ni ukuri bishobora kuba umuti wo kugarura intekerezo ukamerwa neza. Ahangaha turi mu muhanda rero, twafashe Victoria Park, kanya turakomeza tuganira, ariko tunareba uko haramutse. Snow murayibona mu mpande zose, ni ibirundo byayo, ariko mu muhanda biragaragara yuko hari clean, meze neza, turabasha kugenda, ntabwo ari snow itubuza kugenda. Bivuga ngo ubukonje turacyaburimo bantu bacu hirya no hino, ariko turashima Imana ko igomeje kuduha amahoro, ituramukije neza, kandi namwe twifuza yuko twumvana amakuru meza aho hose. Imana iduhane umugisha. Muti rero uyu munsi turatahira se kureba imihanda gusa, turatahira oya
oya. Uyu munsi nifuje ko tuganira gakeya mu minota dufite ku mutwe uvuga ngo uburere bw'umwana cyangwa se uburere bw'abana nk'inshingano ku babyeyi bombi. Iyo mvuze ababyeyi bombi ni abababyaye, ariho bihera bikazamuka bikagera ku muryango muri rusange. Iyo mvuze gutyo mba nzanyemo sosiyete. Iyo mvuzemo sosiyete ni ukuvuga ngo aho uri nk'umubyeyi, ubundi uretse ibihe wenda bigenda bihinduka, ariko ubundi ngiye mpita ndeba kure nkumva yuko umubyeyi ni wa wundi, nimba ari umugabo ukuze, niba ari umugore ukuze ufite ubwenge, ufite n'icyo yareba umwana cyangwa se urubyiruko muri sosiyete cyangwa se aho utuye, mu baturanyi, uhereye ku bawe birumvikana, ukagira icyo wamubwira, wamugira inama, wamukebura. Kuko burya ushobora kutabwira umwana w'umuturanyi ikosa runaka ariko waribonye. Kubera iki? Wenda uvuga uti ntabwo mbyemerewe, ndamutse mvuze umwana wa runaka ntabwo bikemewe, bishobora kuba intandaro yo kwangana no gushwana nk'abavandimwe, cyangwa se iby'iki gihe ntabwo ibintu nk'ibyo ntabwo ibintu bikimeze nk'uko byari bimeze. Iyo durebye nanjye mu myaka mike nari nzi yuko umubyeyi ari uw'abana bo nibura ntabwo navuga ku ifishi mu baturanyi niba uri umubyeyi aho uri hose, ubwo wakagize inshingano ukavuga uti no, umwana wa runaka namubonyeho imico itari myiza, ariko ndumva namugira inama. Ikindi, birashoboka yuko wagira inama umwana ari we bwite ubwiye, cyangwa se nk'ababyeyi muturanye ukaba waca ku mubyeyi. Icyo gihe biraza guterwa nuko nanone mubanye. Nkahita mbaza ikibazo ngo ubundi abaturanyi mubanye mute? Imiryango ibanye ite? Ababyeyi mubanye mute? Se musurana mute? Ibyo byose rero reka no kujya kure, ahubwo ndagira ngo tuvuge kuri ka kantu uburere bw'abana nk'inshingano z'ababyeyi bombi, papa na mama, mbariho wenda nibanda cyane. Yego rero shoferi, ndagira ngo nawe cyane uri umubyeyi, umumama, nanjye ndi umubyeyi, umupapa, dufite abo dufatanyije. Ndagira ngo iki kintu n'ugutwaye, ariko mu magambo makeya watubwira iki nk'umuryango Ado Vibes, watuganirizaho iki muri iki gitondo? Murakoze cyane. Ntabwo ndi buvuge ibintu byinshi cyane, ahubwo uragisanga funguyeho kumuha ibibazo ngo umusobanurire cyangwa se umbwire uko ubyumva. Ariko ahangaha ni uruhare rw'ababyeyi bombi mu burere bw'abana, nicyo tugiye kuvugaho. Numva ko ababyeyi bombi birabareba, abana bacu biratureba nk'ababyeyi bombi. Ntabwo abana ari aba nyina gusa. Abana mwababyaranye muri babiri, n'inshingano zanyu ku bana zirabareba mwembi. Ndahera kuri, tugendeye nk'ibi bihugu turimo, reka bariho mpera kuko umuntu avuga from experience n'ibyo anyuramo umunsi ku wundi. Mu by'ukuri aha hantu tuba, ubwo ndagira ngo mbwire abavandimwe bacu bari muri Afurika, hari ibintu tunyuramo bo batazi. Twambutse highway, reka ndebe ukuntu muri highway bimeze muri iki gitondo. Hari ibintu tunyuramo bo batazi, kubera ko umuntu aba afite abakozi bashinzwe abana, abakozi bashinzwe guteka, ugasanga nyine biroroshye ariko mbyita. Ariko nanone nkiri aho ngaho, nubwo ufite abo bakozi, ariko wibuke ko inshingano z'abana zirakureba nk'umubyeyi wababyaye kuruta uko wabarekera abakozi. Reka twigarukire rero hano rero nta bakozi tugira. Bivuga ngo ikintu cyose uzi nk'inshingano yo mu rugo kireba mwebwe ubwanyu. Turi kumvikana? Mwembi nk'ababyeyi, mwembi
nk'umuryango. nk'umuryango Ni ukuvuga ngo iki rero, niba koko inshingano zose z'urugo zibareba, ni ukuvuga ngo mu nshingano harimo kwita ku rugo nk'urugo, gukora amasuku yo mu rugo, kwita kuri abo bana, ukamenya ngo abana bakorewe isuku, abana bariye, abana bagiye ku ishuri, abana bakoze homework, abana bakarabye, barasa neza, baryama ahantu hasa gute, basasiwe. Ibyo byose ni ukuvuga ngo aba ari inshingano zanyu mwembi. Nawe mutekereze ko ibi bihugu tubamo nta bakozi tugira, kandi nanone ntabwo ari hantu ushobora kuvuga ngo reka umugabo ari ukora, umugore yite ku rugo. Biragoye kugira ngo mubikore gutyo, kubera ko nta bile za hano byagorana kuzishyura ari umuntu umwe uri kuzikora. Ibi ngibi cyane cyane abantu bagiye basiga abafasha babo barabyumva cyane. Iyo umuntu ari hano ari umwe, ni ukuri biba bikomeye cyane kugira ngo amitinge kwishyura bile zose zikenewe akora wenyine. Bivuga ngo iki rero, bivuga ngo birakenewe yuko mwebwe ubwanyu mwiremamo igihe, mwebwe ubwanyu mwiremamo uburyo bwo kwita ku muryango, kandi nta na kimwe cyangiritse. Akazi kakozwe, abana bitaweho, kandi byose mukabikora mu rukundo n'ubwumvikane. Urakoze cyane. Uti mu rukundo n'ubwumvikane, ikintu gikomeye cyane. Mu rukundo n'ubwumvikane, inkingi ya mwamba y'umuryango, inkingi mwamba y'urugo. Ibi bintu rero ntabwo wenda ari ibintu navuga ngo bikwiye wenda twavuga se birakomeye, cyangwa twavuga se birashoboka, cyangwa se ntibishoboka. Ahubwo ikibazo ngewe nakibaza ni iki gishobora gutuma muri ababyeyi, abana mwarababyaranye, ariko byagera ku nshingano bikitirirwa umubyeyi umwe, bikitirirwa umugore. Impamvu mbikomozaho nuko ndabivuga mu rwego wenda rw'umuco duhuriyeho, aho twakuriye, aho twagiye tubona, ugasanga hariho abagabo, ndetse hari n'imvugo ahubwo ivuga ko ngo umugabo na burya nawe ngo ni umwana nk'abandi. Iyo mvugo urayizi? Mwaba mugize iyo mvugo ngo umugabo nawe ngo umugabo nawe ngo ahubwo ngo niwe mfura burya yo mu rugo. Aho usanga umugabo ava ku kazi, akava ku kazi, noneho yaba avuye ku kazi, umugore akaba ngo agomba kuba yiteguye kumukuramo amasogisi, urumva, kumwoza ibirenge, akamukarabya intoki, akanaba ibyo byose agomba kubikora kandi yarangije no gutegura ameza. Ibyo bintu ngo bikaba ariko bimeze. Bivuga ngo niba umugore ategerezwa cyangwa se agomba gukora izo nshingano ku mugabo, ni ikintu izingana gutyo. Ibyo birahita byumvikanisha ko wa mugabo kugira ngo ikintu gishoboka wenda yakorera abana gikomeye, ni ukubasuhuza. Kuko ntabwo wamubwira ngo, ntabwo wamubaza ngo se abana waba warebye uko bagiye kuryama ko bashashe cyangwa se twabasasiye. Ntabwo ngo wamubaza niba abana bariye, ntabwo ngo wamubaza niba abana bakarabye, kuko urumva ko nawe baramukarabya. Uwo muntu wamuvugaho iki shere? Abagabo bameze gute? Mu magambo make cyane, ndabona ukuntu ahise reba bajya bise mutera n'umujinya. Udakurura ngo uhite ubifatisha neza. Ukuntu ahise areba bwa bantu. Maybe biba biterwa n'umuco hari, cyangwa se umuntu yakuriye. Ariko niba umuntu ashobora hajya ubwo kugira ngo umugabo azaze, ntabwo bishyikira. Ntabwo byoroshye.
Mwabantu mwe muri bitubwire muri comment mwebwe uko mubigenza niba hari naho abizi kuko ibyo bintu koko bikiriho kuko nge ndi kumva bigoye nge ndavuga bitewe n'ibyo naciyemo ntabwo mbabeshya ntabwo umugabo wanjye nigeze mwoza ibirenge ngo mukuremo amasogisi umva nababeshya nayamukuramo ndihe twese tuba twagiye guhiga wenda ibingibi turimo kuganira ariko reka mbabwire mwabagabo mwe twongere tubivuge ngo ese ukuntu tubanye nabo twashakanye ukuntu dufatanyije kurera abana nubwo wenda twibanze cyane kurera abana kuko ibyo byose bihera mu kuntu n'ubundi musanzwe mubanye ngenda mbereka murabona ibiti bya hano ukuntu biracyumye ubushize nigeze gukora ikiganiro mbabwira ko abantu benshi bashobora kubona ibiti bimeze gutya bakagira ngo ni ibyumye bakagira ngo biriya biti byarangije ubuzima ariko mbabwira ko iki ni ingaruka z'ubu bukonje ibi biti byose mu minsi iri imbere nzabibereka ari green ari icyatsi kibisi bitoshye bimeze neza bifite uburabyo bivuga ngo ubu bukonje buraza bukumisha bwa bubabi bwose ibiti bigasigara bimeze gutya bimeze nkaya hari ahantu nzi gutya muri Afrika muri Swaziland hari ahantu ujya uca humagaye gutya kubera izuba ibiti byarumye ariko ibingibi byo ni bizima biramubona bikiri icyatsi kibisi n'ubwoko bw'ibiti biba bikomeye bya bindi biresista cyangwa se bifite imbaraga zo kwirindira ubuzima murabona sino no hakurya no mu ishyamba no mu hagati muba muyibonamo ahantu ibintu byose mubona bisa nk'ibara ry'igitare ni snow iba irimo bivuga ngo ibifite imbaraga nyinshi aha hose murabibona mu biti hejuru murabibona ukuntu ariko biba bimeze aho hakurya hose iriya ni snow iba yaragiye yinjiramo abantu biwacu ndabasuhuje cyane mbereka snow come snow yes twikomeye bene data dukwiye gutekereza iki kintu cyane aho impamvu ibi dukwiye no kubitekereza cyaneho ni ibihe tugezemo ese igihe tugezemo uko isi irimo kugenda yihuta ibi bintu niba byarabayeho nk'umuco wa kera wenda ntabwo twabigayira ababibayemo kuko byagendanye n'igihe kandi byagize umumaro wenda mu gihe cyabyo ariko muri iki gihe birakwiye yuko we uri umugabo ukava hanze utegereje yuko umugore wawe ari uri bugukuremo ko nashaje birimve mu bwanwa sheri wanyerebye hirya karagaciyemo niko kuganira birakwiye yuko uza utegereje yuko umugore wawe ari we uri bugukuremo inkweto ari uri bugukuremo amasogisi ngurananiwe ese uza utekereza yuko wa mugore yiriwe mu rugo ariko aticaye ujya utekereza akazi ko mu rugo uko kaba kameze wenda urwo ni urugero turimo gutanga ariko tubishyire muri rusange ubanye ute n'uwawe mu burere bw'abana mwabyaranye so wibuka gufasha abana imirimo runaka ukamenya boze nk'umuhungu wanjye njye mu gitondo wabonye sinjye namwogeje ndamusiga tujye tuvuga tunitangaho n'ingero mujyemo kubategurira mu gikoni n'inshingano yanjye kuboza nkamenya ngo baroze nk'abakebura kuko abana mu gitondo hari igihe baba bafite n'ibitotsi byinshi ugasanga umugabo aracyasinziriye ari mu buriri umugore ari mu gikoni niwe urimo kugira attention ndi umugabo mugenzi wawe ibi bintu ntabwo ari byiza kabone niyo umugore yaba bikwemerera hari igihe abagore burya baba bambuza uko ngize bitewe n'imico twavuyemo wenda tukaza ahangaha ndagaruka hano tukaba twese twaravuye mu bice wenda bifata kuri uwo muco biwuha agaciro ko umugore iyo mirimo ya mu gitondo imirimo yo mu gikoni imirimo yo gusukura mu nzu imirimo y'abana Yesu wanjye ibintu byose ugasanga biri ku mutwe w'umugore kandi uwo mugore ategerezwa kuba ari ku kazi ku isaha imwe niyo wa mugabo nagomba kuba ari ku kazi
ariko umugore ugasanga niwe wabyutse, niwe watetse, niwe wateguriye umugabo, yamutereye n'ipasi. Hariho abagabo ngo badaterera ipasi abagore babo, kavuga ati reka reka byo nagasuzuguro. Ukaba utegerezwa ucyambara. Reka nkubwire, uzi ko ugira ku kazi isaha imwe n'umugore wawe, mugatahira isaha zimwe, kabone niba utaha ataha mbere, ariko ugashyira ku munzani ukareba, ugasanga ukareba ibyo umugore wawe akora, ukamenya ukuntu avunika. Hari n'abatamenya ko banavunika, ntana ukaba ugitegereza yuko ari nawe guterera ipasi. Ngaho ni pasi, ngaho ni ugomba gufura isogisi, ngaho ni ugomba kumenya umwenda uri bwambare, ngaho ni urimo kumenya yuko kwikora hagoroye hameze neza, ngaho ni ugomba kumenya ngariko sheri ngo uyu munsi ngo uko ndeba nta nkweto waneguriye. Agutegurira uri impumye, agutegurira ntabwo ufite amaboko, agutegurira iyo arimo gukora mu gitondo, yabyutse mbere yawe atetse, arimo kugutegurira breakfast cyangwa ifunguro rya mu gitondo n'iry'abana mwabyaranye, ugaramye urimo kugona, mwatahiye isaha zimwe, watinze ndetse muri televiziyo, wagiye mu mupira ugataha amasaha nyuma. What is that? Karabaye. Uwo ni umuco ki? Turi mu muryango, uwo ni umuco ki? Ni uwuhe muco cyo gukandamiza bashiki bacu? Ntabwo mvuga umugore wanjye kwa ko noneho nimvuga iby'umugore wawe ubwo ngubwo araba yabaye mushiki wanjye. Kuki ukandamiza mushiki wanjye? Kuki nakandamiza mushiki wawe? Hari ibintu wenda ugeraho bigatusha amarangamutima, mumbabarire, ariko ntabwo ari ndabitekereza nkashyira ku munzani nkareba ukuntu abagore, usibye wenda ibyo ngibyo navuze ni mu bintu by'abasirimu. Iyo nzanyemo ibyo gutera ipasi, nkatema ibyo kureba uko abana basasiwe, nkareba nkashyiramo ibyo ngibyo, aribo akanagupfunyikira. Sirivu akagupfunyikira, akamenya yuko wajyanye ifunguro rya mu gitondo, akamenya yuko na saa sita urubuze ugasanga byahiye cyangwa se ibya nijoro, bitewe n'aho ukorera. Hari njya gupfunyikira ibya mu gitondo n'ibya saa sita, ugasanga yakoze bags zitandukanye, lunch bags zitandukanye kugira ngo akwiteho. Ibi byose akabigukorera, mufite abana barenga umwe, barenga babiri, akabikorera n'abana nawe. Kandi wibuke ko agomba, uzi ko hari n'abadamu iki kintu benshi bafata izo nshingano bakazikora bo bakiyibagirwa. Kandi si ukwibagirwa kubera ko batabikeneye, ahubwo ni ya pressure yuko bari muri ya situation yuko bagomba kwita ku bagabo babo n'abana babo, noneho umwanya usigaye ntuba ugihagije kugira ngo biyiteho. Twabarwanaho dute? Twatabara dute bashiki bacu? Twafasha dute abagore bacu kumva yuko nabo bari mu rugo bataje nk'ababoyi, batari mu rugo bafata nk'aba rega n'ubucakara? Nubucakara. Uyu muntu nubwo wamukoye, niba waranamukoye, wahuye nawe akuze, mwahuje ibitekerezo. Hari akantu uvuze ko gukoreka ako kantu tukavugeho, kuba warakoye umuntu ntabwo wamuguze. Numva rero ko mwahuye mukuze kandi mwemeranye kubana, birakwiye yuko n'ubundi mwuzuzanye. Nicyo bisobanuye. We kumva yuko hari inshingano zireba umugabo atakora, ariko ubundi ni iki cy'umugore akora umugabo atakora? Yes, hari ibyo Imana yashyizeho byo pe, ariko ndavuga twatangiye mu burere cyangwa se mu mibereho ya buri munsi, uri kubyumva. Umugore wawe kurusha imbaraga zo kuba wavuga uti reka nanjye noze iki cyo ubwo arimo ategura. Ngo nagasuzuguro, ngo abagusuzuguye. Umva icyubahiro cy'abagabo dushaka kitari mukoza. Tubwire, ujye ufata umwanya se ugafasha abana bawe homework, ibintu byose bihareye mama. Uzi ko ikizakurikira ari uko abana bazatsindwa? None se ninde uzaba ahombye kubona abana bari gutsindwa kubera ko wowe wumvishe yuko bitakureba ahubwo bireba mama? Kandi uwo mama nawe afite ibindi byinshi biri kumureba. Reka dufashanye. Keretse hari ibyo udashoboye nk'izo homework, burya hari igihe uba ufite umugisha
ukagira umugore wenda ari ubisobanukiwe cyane, aho ngaho birumvikana. Ariko mu gihe arimo gufasha abana homework, wowe urimo urakora iki? Ese urimo reka okay. Tugeze ni he sheri? Turi muri Finch? Turacyari ku muhanda wa Finch. Turi ku muhanda wa Finch. Ariko noneho aha ngaha tugiye kugera ni intersection ya Finch na Young. Yes. Okay. Ubona ni ahantu hameze neza, ni ahantu uhatekereje uri kure watekereza ko hari nko muri interior cyangwa se mu cyaro, ariko harimo amazu nkunda cyane, harimo amazu maremare, harimo amazu ubona. Ikindi hano hantu population yaho hari population cyane ya Asian, Abanyaziya, harimo population cyane yawo. Nicyo gice iyo utekereje ahantu uhita utekereza. Harimo amazu meza rwose, ndabereka hameze nk'ahari hihishe, ntabwo hameze ariko nk'ahari mu mujyi, ariko hameze neza cyane. Ikindi hakaba hari subway, aha ngaha ni ku matitisi cyangwa se ku mabus station. Ku mabus station. Bus station ni mvuga bene wacu, izi ni za taxi zitwara abagenzi mu mihanda. Murabona ko ntabwo ari taxi, ni bisi. Ni bisi ariya, ntabwo ari taxi, ni bisi. Aho zitaye ku murongo. Naberekaga yuko hano aho tugeze nyine twigarukira hahandi navuze nyine, turagenda turebesha amaso, ariko tunavugisha umunwa tuganira. Nari ndimo kuvuga ko turimo kuvuga ku bagabo twikibure, tumenye uko dusangira inshingano. Nari mvuze nti niba bibaye na ngombwa ari gufasha abana homework kubera yuko wenda ubwo bushobozi abufite, wakagombye kureba ikindi urimo gukora ugafashanya. Ikindi ugasanga umugabo igihe kirageze ngo ndashonje, urashonje kandi ibiryo birahari ndetse birahiye, ariko ukumva ngo ntabwo wajya kwigabura ngo ufite umugore, ko nta mugabo ujya mu nkono. Nta mugabo ujya mu nkono, ubuse ko njyamo, ntabwo ndi umugabo. Wabajya abigaburira bose ntabwo ari abagabo. Dukora iki rero? Turi kuvuga aho ngaho ntabwo ari uko twataye umuco. Mutwumve nanone, kubera ko n'ijambo ry'Imana riravuga ko abagore tugomba kugandukira abagabo, sibyo? Ntabwo ibi bintu turi kuvuga bitandukanye no kuvuga ngo umuco turi gushaka kuwuta. Ntabwo dushaka kuwuta, cyo nari ngiye kukigeraho, ariko ntacyo gikomeze. Tubabwire ko ibintu byose birabareba mu rugo mwebwe babiri. Noneho ikindi numva nanone navuga ku bantu babana, nuko habaho kuganira no gupuraninga, mugapuraningira umuryango, kubera ko ntabwo nababwira yuko ngiye uko mbayeho mu rugo rwanjye ariko mwamwe mwabaho, ntabwo byashoboka, sibyo? Ariko bitewe nuko njyewe n'umutware wanjye tureba tukavuga tuti ibintu dufite imbere yacu ni ABCD. Ikindi bituvuga, sore kuguca mu ijambo sheri wanjye, ibi tuvuga turiheraho, ariko tukaza mu ishusho ya societe dusangiye kandi tuziranyeho twese, ndetse n'amakuru dusoma, amastatistike yerekana ingo nyinshi zishwana bitewe ugasanga ikibazo cyavuye muri utu tubazo tumeze nka dutoya, ariko twarakuze gake. Ugasanga umugore yapfiriyemo, ariko abikora yijujuta, kandi koko afite impamvu zo kwijujuta. Rimwe na rimwe akavuga ati umuntu arankinagaza, kandi aha hantu twese dusangiye imiruho, ari muri turi kure, ariko yakagombye kumenya yuko twese dukora, yakagombye kumenya yuko twese tuvunika kimwe, yakagombye kumenya yuko aba bana tubasangiye twese, kandi umwanya dukoresha ari umwe, akaza akora amasaha akora, ndetse rimwe na rimwe ngiye nkora amuruta. Inshingano zanjye zirenze ubushobozi bwanjye. Ibyo bintu bikamubyiganiramo, hazagira n'imbarutso runaka, ugasanga urugo rurasenyutse. Turi mu ishusho y'umuryango. Icyo kibazo kiriho kubera yuko habaho kubaho kutaganira hakiri kare, ngo mube mwarateguye urugo rwanyu nuko mugomba kugenda, noneho bigatuma hariho uruhande rubangamirwa. Ibyo bintu rero nibyo bikura, byamara gukura noneho wa mugore munsi umwe yakwisobanukirwa.
ibintu bigahinduka, kandi byahinduka ugasanga amakosa agiye kuba y'umugore, kandi mu by'ukuri ni kwa gupyinagazwa kukaba kwinshi muri we, ariko akaba ageze igihe noneho yisobanukirwa n'uburenganzira bwe, uri kumva, no kunanirwa mu mutwe birimo nuko nihanganye umwaka ubaye umwe, imyaka ibaye 2, imyaka ibaye 3. Ibi bintu nabiganirijeho sheri wanjye, nagerageje no kumwereka uko ntekereza uko mbifata, ariko ko mbona imyaka ibaye 5 ntacyo yibwiriza, kandi ko mbona ko we umwanya we awukoresha mu bidafitiye umumaro urugo muri rusange. Ngibyo impamvu zimwe ziri nyinshi zigenda zituma abantu bahinduka mu mitekerereze ikomeza. ni nk'ibyo nyine twari turimo kuvuga. Niyo mpamvu icyo navuga ni uko abantu bakwiye kuganira bakajya inama pe, kuko birababaje. Hari n'urugo usanga nta kuganira, sibyo, nta kuganira kuriho. Mboneraho no kubwira abadamu bagenzi banjye, niba hari ikintu kikubangamiye kubera icyo ugiceceka, noneho ukakibika ukomeza ubika ibyo bintu bikubangamiye ahantu utanafite, igihe cyazagera rero hantu hakuzura niho hazava depression, niho hazava wa mujinya udasanzwe, ugasanga urugo rubaye disaster. Ufata ibyemezo rimwe na rimwe ndetse kubera yuko ntabwo wavuze. Ariko numva yuko communication rundi ni urufunguzo rw'urugo, sibyo? Ariko aho ngaho yes uvuze ku badamu, wenda urabakebuye, ariko nanjye ndakebura abagabo. Hari igihe umudamu atakubwira uko yiyumva bitewe nuko agufata, nuko akubona, nuko wowe umwakira, nuko umubaniye. Mvugo yo urakarama, uri umugabo ariko urakarama, noneho uko umugore akubonye agahita yibuka yuko atufata ibi ngibi si umwe si babiri, ndabafite murahari muri nimubibona muzabimenya. Abadamu avuga ati ibi ngibi sinabibwira kanaka yanyica. Uzi kumva umugabo avuga aganira, kuko hari ukuntu muri inshuti ndabeshye, ariko kavuga he noneho ko numva bikomeye. Yes, wavugiye abadamu, ariko reka nkavuge. Ugasanga umudamu avuga ati reka ibi sinabibwira umugabo wanjye yanyica. Yaravuze ko abadamu ngo kubwira abagabo uko biyumva bitararenga igipimo, bitaragera aho bibazana depression. Nanjye mpita nkashyiramo ngo namwe bagabo, twebwe abagabo tumenye uburyo ki tuvugisha, uburyo ki twigaragaza imbere y'abadamu bacu, kuko uko umuvugisha, uko umuganiriza, uko umwereka urukundo, uko utaha mu rugo, uko uvuga communication yawe, nirwo rufunguzo rwuko uwo mugore nagira ikibazo bizamworohera kukubwira atari ko sheri ahangaha ndumva wambangamiye, ahangaha ndumva mfite igitekerezo iki niki. Hari bagabo bafata ibyemezo ntakuka, niba ari amafaranga bafite sheri akavuga ati aya mafaranga ndayageneye iki, aya mafaranga tuyagura iki ngiki. Umugore adashobora gutanga igitekerezo, adashobora kugira ikindi yongeraho, kandi agifite icyo yavuga, ariko kubera yuko azi yuko nabivuga, kubivuga byonyine bihwanye n'urushyi rumwe, cyangwa se urushyi kandi si urunguru, ahubwo hari n'urushyi rwo mu ijambo, hari n'umugeri wo mu ijambo, hari n'ingumi yo mu, hari n'isasu ryo mu ijambo. Ibyo ni ibintu bidakwiye ariko bihari. Abantu ibi bintu babizi, bishaka kuba bitarakubayeho cyangwa byaranakubayeho. Uri umunyamuryango wa Ado Vibes cyangwa se uzi umuntu, ni ukuri niyo mpamvu nta muntu duciraho iteka, ariko ibyo byose nibyo dushaka kugenda tuganiraho, kandi biri mu ntangiriro ko bizakomeza. Sore kuguca mu ijambo, ariko wari ukivugira ku badamu, wari ukivuga ku badamu bitewe n'ukuntu numva ibintu bihinduye isura. Uri kumva iki kiganiro tugiye kugisoza, ariko vuba aha dutegura ikiganiro noneho cyo gutangira, kuko tugomba guhera mu mizi. Kuko ikintu kimwe nkuyemo nuko ibintu byarangije kwangirika. Hari ibintu uvuze mpita numva ko hari byarangije kwangirika, bigoye kugira ngo bisane. Kuko niba nshobora kwambanye n'umuntu ntashobora kwisanzuraho ngo mubwire, hajya uwo muntu twarakundanye, twitana sheri, shushu, dufata icyemezo, nzagukunda, umuntu abyarana n'abana, haniho urumva ko nakantu kamwe kaze ibintu byinshi. Umva, reka mbabwire, vuba aha twitegure, vuba dutegura ikiganiro noneho duhere ku mizi hasi, uko abantu nyine bagakwiye kubaka.
sibyo noneho nibyo numva byazadufasha no kugira ngo dutange inama kuruta uko tubyumva kuko namwe inama zanyu zirakenewe uko mubyumva ariko noneho ndumva reka tuzaba ejo bundi twatangiye duvuga ku bintu by'urukundo sibyo reka tuzakomeze tubabwire uburyo cye ukuntu ingo zakakwiye kubakwa muri rusange uri kubyumva noneho aho niho tuzahera tuzamuka kubera ko birababaje mwabantu mwe birababaje kandi impamvu ibi bintu twafashe umwanzuro wo kubivugaho nuko turi kubona divorce ziri kuba ni nyinshi noneho ukibaza ni iki kiri gutuma umuntu ajya mu rugo kandi azikata zarwubaka ni iki kiri gutuma umuntu ajya mu rugo bwacya uzi ko umuntu abantu basigaye badivorce mu mezi 3 ukibaza ni iki kiri kuba noneho ukibona noneho na rwa rubyiruko rutarashaka rufite ubwoba ntibabishaka niyo mpamvu hariho n'abavuze imvugo ntakunda ngo hajya ntagikwe bari abantu nubwo ubona basa nk'ababuraga n'iki ariko nituma bafite bitewe na experience bagenda babona muri bakuru babo bababanjirije mu ishobora no kuba wenda ari blague kuko bari none hano wabishinga ariko buryo kuri gushirira mu biganiro hari impamvu bituma babivuga na makuru y'ibyo bibigenda biba hirya no hino biba byaragiye bikabyara iyo mvugo ibyo byose kandi ni ubwoko bw'iki ni ubwoko bwa trauma abantu batazi kugira ngo ni ibiganiro bisanzwe ariko ni ubwoko bwa trauma muri societe ni ubwoko bw'indwara yafashe societe yacu kugira ngo ririya jambo dukurikije wenda amateka y'umuryango ntago wambwira ko ririya jambo kera ryabaga ryemewe niyumvisha ko nkurikije ndetse uburemere bw'umuryango no kubaha aho uvuka kubivuga byonyine byabaga byagukururira kutumizwa mu nama y'umuryango ku nteko bati uyu muco urimo kuzana ibi magambo urimo ureba amagambo atari meza urasenya umuryango biba mu bihanye no gusenya umuryango ariko ibintu byaragiye nta ukigira gihana nta ukigira gihanura ibyo byose ni wa muco twatakaje ari watuzaniye ibibazo bimwe na bimwe tugenda dukwiye gusubiramo tukagenda tuganira urumva so rero reka dusoze twongera kugaruka ku umutwe w'ikiganiro cyacu yari uruhare rw'umubyeyi uruhare rw'ababyeyi bombi mu nshingano zo kurera ababyaranye so nagira ngo nongere mbabwire ngo umva abana bacu nitwe bareba ni abacu twembi ntabwo nababyaye njyenyine ntabwo umugore yababyaye wenyine nta nubwo umugabo nawe yababyaye wenyine ni inshingano rero za buri muntu wese wagize uruhare rwo kubyara uwo mwana kandi ntabwo ari ibyo gusa ntabwo burya abana bagarukira ku mugabo kuri se na nyina gusa ahubwo na societe muri rusange ariko ahangaha twashatse kwibanda cyane mu rugo inside mu rugo imbere mugabo menya yuko abo bana baragukeneye abo bana bakeneye kumva ubaganiriza aba bana bakeneye kumva bakinisha aba bana bakeneye kukwisanzuraho aba bana bakeneye kubona ubategurira lunch box z'ukuntu biryoha vuga ngo daddy niwe waduteguriye breakfast ngo daddy please today uyu munsi turashaka pancakes kubera iki bazi yuko ndetse hari n'ibyo hari igihe ushobora kuvuga uti ukareba kuri YouTube cyangwa se ukabona nk'utuntu wadukora ukabona tuvuyemo neza abana bakadukunda icyo gihe abana baratugukundira ntibabe bajya no kubyaka mama wabo no hari ibintu abana bakwiye kuza kukubaza wowe nka daddy dukorere pancake daddy dukorere kind of eggs daddy gutya kubera iki ni affection ni urukundo wituma abana bagira icyo bagushaka ngo bajye kukibaza nyina icyo nacyo ni ibintu byinshi cyane twavugaho hari ababyeyi babyaye abana ariko umwana akaba atajya kwaka amakayi papa we akajya kwaka amakayi mama we aba ati mama ndashaka amakayi kandi abizi yuko ayo makayi azagurwa na se rimwe na rimwe ugasanga noneho n'ababyeyi nabwo jya kubaza swo kubera iki kubera umujinya ahise yibuka ko batabanye neza none umwana amuzaniye ikibazo jya kubaza swo umwana uzi ikintu ubu kiba kimugiyemo jya kubaza swo umwana uzi ubwenge yatangira akavuga ati buse kuki natse amakayi mama kandi mbizi yuko nawe ari ujya kuyanyekera daddy ariko akaba ambwiye gutyo kandi nkambona bivuganye umujinya biragaragara yuko papa na mama harimo utubazo
ibyo ni ibintu abana bazi ubwenge, abana mu myigire yabo mumenye ko batekereza ikintu cyose ukoze. Reka nk'urugero, abana bacu hari ukuntu tugerageza kwirinda kubagaburira ibintu byose by'ibiryo ubonye, ibyo hano twita junk food. Ni bino biryo byo mu maresitora usanga mu ibiryo biri processed, ndabyita nguki ibiryo nyine ni ibyo ngibyo, bino by'abazungu baryagagura ibintu byose babonye. None hari ukuntu tugerageza kubarimita cyangwa se kutabaha uburenganzira bwo kubirya byose kugira ngo bibarinde ubuzima bwabo. Tugerageza kubarera ko bikwiye, ariko noneho hakaba igihe utekereza, ejo nibwo nawe yashobora ngo rero abana reka tujye tugerageza tumenye uko abana bavutse ku ngoma twebwe tutavukiyeho, twebwe twabasha kwirinda, ariko aba bana ushobora kubarinda cyane ukibagirwa yuko bavutse naraba.com. Vuga rero hari ukuntu ukwiye kujya tujye tubagurira utuntu. Nari mubwiye reka dukatire kuri iriya harya buriya twahita resitora ahantu runaka tubagurire utuntu tuvuye ku ishuri, nuko turabashyira. Noneho abana kubera yuko bazi yuko ibyo bintu nyine tubibaganiriza tukanabarimita, hari n'uha ikingeke ko gati daddy no iki ntago nkirya kubera ko is processed food and is not healthy. Umwana akabikubwira. Ibyo bintu nabyo ni ubutumwa mumenye kubwira abana, gutoza abana banyu guhitamo uko umuganirije umwereka. Noneho tubahaye, umwe yabashije mama ngo mami ngo yakwajije ngo why did you buy this for us, kuki mwatuguriye ibi bintu? Mama aramubwira ko because you deserve it. Avuga ati nuko mubikwiye bana banyu. Noneho ngo what did we do, what have we done? Urumva bama ngo twakoze iki? Urumva ko n'utundi tubazo bamubajije. Icyo nshaka kuvuga ni iki, kubera yuko bazi yuko bya bintu tutabikunda, ariko igihe cyose ubibahaye kubera ko atekereje nk'umubyeyi ukavuga uti abana batazashukurira wenda ibi bintu batazajya bibona bagenzi babo babirya bakagira reka rimwe na rimwe once in a while nge mbaha gutya. Noneho ubo bahita batekereza kure, kuko umwana w'imyaka 6 yamaze utubazo twinshi twerekeranye no kuba uwe twategereje kumugurira icyo kintu. Bivuga ngo abana ubabwira ikintu kimwe bakagitekerezaho, iyo bakwisanzuye bakubaza ibibazo byinshi. Rero ni gutyo dukwiye kubana n'abana bacu, dukwiye kubana nabo batadufata nk'ibikoko, kandi ibyo ngibyo bizaterwa n'ukuntu twebwe nk'ababyeyi hagati yacu tubanye. Niba ngiye n'umugore wanjye tuganira, dusabana, duseka, nk'ubu umuto yawe umwana w'imyaka 2 aravuga ati ndamaza who is this, ati this is honey. Kubera iki? Azi ko umugore wanjye mwita honey, iyo ngiye kumwambara honey, none nawe azi ko who is this is honey. N'urugero rumwe narimbahaye. So ibyo bituma reka nongereho kano. Yego, ntabwo ampamagara hano umwana arazi ko ndi mama, ariko kubera ko ari papa umubajije exactly arahita amubwira ati this is honey. N'urugero this is honey, nubarizi wa honey. So tugerageze kugera ku rwego twiyubaka nk'umuryango, byatubera kuba impamvu yo gushira amanga yo kuba twakitangaho ingero muri bagenzi bacu. Turangitse ikiganiro, turabashimiye uko mwumva kandi uko mwakiriye, kandi dushimira abantu bose, abagabo n'abagore bafata iya mbere iyo kugira icyo baka umuryango wacu, duhereye hagati yacu nk'abashakanye, ariyo ntandaro izatuma twegera abana bacu dushize amanga, dufite icyo kubabwira, kandi nabo tubamara ubwoba bwo kutugezaho ibitekerezo byabo. Mugabo nibo ejo hazaza, nibo papa na mama, kandi kugira ngo tubategure turabibateguramo hakiri kare. Turabategura uyu munsi, narimo kubereka turabategura uyu munsi kugira ngo ejo bazavemo ababyeyi beza. Ntabwo twifuza yuko generation zigiye kuza tuzakomeza muri ibyo ushaka ingo umwaka umwe bikabirarangiza, kuko tubishyigikire we. Oya, reka tugerageze
reka tugerageze kandi birashoboka. Burya narangije kumenya yuko umuntu wese agihumeka arafite amahirwe yo guhindura ibintu akabikora neza. Umuntu wese ugihumeka ni umukandida w'ibyiza, nta kintu na kimwe cyiza utageraho ugihumeka. Guhumeka nicyo gishoro. Ni ukuvuga ngo rero nimuze dufatanye amaboko, twungurana inama, turebe uburyo ki twakubaka umuryango urambye kandi umuryango ukomeye, bivuga ngo ufite ejo hazaza heza. Bivuga ngo n'amakosa yaba yarakozwe cyangwa se yanakorwa, ariko ntabwo ikibazo ari amakosa, ahubwo ikibazo cyaba kutemera kwikosora cyangwa se gukosora amakosa tugenda dukora. Reka tugerageze, reka dufatanye, reka twubake umuryango muzima, dukosore ibyangiritse kandi twubaka ibigishoboka, dusana n'ibyari mu marembera, kugira ngo umuryango wacu ejo hazaza abana bacu batuvaho natwe ubwacu dusige urugero rwiza, kandi bazasigare bavuga bati data na mama nubwo babanje bajyaga batwereka ibintu bitari byiza ariko bageze aho barikosora. Ibyo bizatuma n'umwana nawe igihe yakoze ikosa mu zabukuru, mu gihe akuze cyangwa se mu gushaka kwe, mu rushako rwe, avuga ati papa na mama bajyaga bashwana gutya ariko nkabona barigaruye, none se kuki ngewe? Ibintu byose dukora ni ishusho y'uko abana bacu n'ubutumwa tubaha, kandi bishobora kuzabafasha vuba cyangwa kera. Nshimiye tunabasezera kuko tugeze ku ishuri, tubifuriza ibyiza. Imana y'amahoro ibahe umugisha hamwe natwe. Bye bye. Mukore subscribe, mu sharing inkuru, kandi mu duha inama, ibitekerezo, comment zirakenewe kugira ngo tugire ibyo kunguraho, kandi ibyiza biri imbere. Imana y'amahoro ibahe umugisha. Shalom shalom. Sheri wavuga bye bye? Yes, turabakunda cyane cyane, dukomeje kubakunda inshuti zacu, ntabwo tuzabicisha irungu. Namwe mukomeze muduhe ibitekerezo kugira ngo twubakane. Imana ibahe umugisha cyane. Bye bye. Karakagaruka. Shalom. Bye.